tugiye kurebera hamwe icyo umusaserdoti Padiri Stefano avuga ku nsanganyamatsiko twahisemo uyu mwaka ariyo murahirwa niba batuka bakababeshyera ndetse bakabatoteza babahora ngewe. Reka twumve Padiri Stefano. Ok, abbiamo iniziato. Bavandimwe, prima parlo in Kinyarwanda. Posso togliere la... Fai come ti pare. Tanto siamo... Cosa faccio? La tengo, la tolgo? Siamo distanti, vabbè che è chiuso, però insomma, vedi tu. Non importa delle chiacchiere che faremo in mezzo, tanto quelle si possono tagliare. Bene, iniziamo. Bavandimwe mudukurikiye kuri uyu munsi tuzirikana Pasika y'umuvandimwe wacu Kizito Mihigo. Naje gusura umupadiri inshuti yanjye, umubyeyi nakunze kumugarukaho kenshi mu biganiro nagiye nkora kugira ngo atuganirire uko azi Kizito, ariko cyane cyane atubwire adusobanurira, agerageza kuduhuriza insanganyamatsiko twahisemo uyu mwaka ariyo murahirwa mwebwe niba batuka cyangwa bakabahohotera muzira ngewe. Ni muri Matayo 5:11. Reka rero musabe atwibwire hanyuma kandi akomeza tuganirize muri ubwo buryo. Don Stefano, puoi dirci chi sei? Cosa devo dire? Cosa devo dire? Don Stefano watwibwira, ushobora kutubwira wenda uriwe n'icyo ukora? Ngewe ndi umupadiri wa Kiliziya Gatolika w'umutaliyani. Kizito wamumenye ute padi? Nasomye igitabo. Igitabo se waragikunze? Hoya? Gute se? Kubera ko ibintu bikundwa muri iyi si uko dusigaye tubibona ni ibintu bidafatika. Bimwe bigushitura utinda bikunze rwose, ariko mu kanya ntubu ukibyibuka. Iki gitabo rero cyo kiguhatira gutekereza no guhinduka. Nkubwiye ngo naragikunze rero byaba ari nko kugishyira ku rwego rw'ibyo bidafatika nari mvuze haruguru. Ikintu nk'iki gitabo kuvuga ko wagikunze ntabwo bihagije, kuko akenshi nyuma yo gukunda ibintu uko nyine tubimenyereye uguma kumera uko wari uri na mbere yo kubikunda. Naho iki ni igitabo cyo kigira icyo kigusigira byanze bikunze. Nakozwe ku mutima n'ukuntu natangiye ntekereza ko ari amateka y'umutsindo muri situation itandukanye niyo ngewe mbamo hano mu Butaliyani, nkiriya y'u Rwanda nyine. Ariko natangiye kugenda mbona ko aya macakubiri aterwa n'imiyoborere mibi atari mu Rwanda gusa, hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Urugero, na hano mu Butaliyani uhasanga amakimbirane hagati y'amashyaka y'iburyo n'ay'ibumoso. Rero nabonye uburyo Nyagasani yatojemo Kizito kuba umuntu ubohotse kuri bene ubwo butegetsi butangaje. Padi, urakoze cyane. Uyu mwaka turibuka umwaka ushize Kizito yitabye Imana. Abenshi twababajwe cyane nuko kumubura. Twebwe rero mu kumuzirikana twahisemo insanganyamatsiko. Ni interuro yo muri Bibiliya, turayivana muri Matayo ku mutwe wa 5 ku karongo ka 11, ahavuga ngo murahirwa niba batuka bakabatoteza bakanababeshyera mu buryo bwose babahora ngewe. Rero nari nagusabye kudufasha kuko nkunda ubusesenguzi bwawe muri rusange, guhuza uyu murongo wa Bibiliya n'ubuzima bwa Kizito. Mu mateka ya Kizito biratangaje. Ababi bahinduka beza, abeza bagahinduka babi. Ibi binkora ku mutima cyane. Abari abicanyi, abakozi b'ishyano, iyo urebye ukuntu ahura nabo mu magereza cyangwa ukareba uburyo abanyemo n'abana bakomoka muri iyo miryango b'inshuti ze kuva mu bwana, hanyuma ukareba n'ukuntu abenshi mu bigiraga be kuko bahuriye ku mateka yo kuba barakorewe ibyo byaha, icyo kintu kiragaragara cyane. Abo biyitaga be ntibyahagije ko bamwanga, bageretseho no kumwica. Padi, ibyo turabihuza gute n'insanganyamatsiko yacu? Nta mahoro nyayo ashoboka igihe udafunguriye umutima wawe Nyagasani.
ariko iyo ufunguriye umutima nyagasani uhinduka ikibazo kuri ba bandi badashaka kuwumufungurira. Icyo gihe rero abo bagufata nk'umusazi, bakagutuka, bakagutoteza, bakakwanga, byarimba bakanakwica. Ma chi apre il cuore al Signore diventa una sfida per gli altri e sarà trattato da matto, sarà odiato. Grazie mille.